Yes, ni Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe turabasuhuje tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe muherereye njye ubasuhuza nitwa Ilas Jalas nkaba ngiye kubana na mugenzi wacu mwarimu kuri iyi chaîne Karegeya Omar Jean Baptiste tugiye kwiga no kuganira byinshi bitandukanye dutera imbere cyane turinjira mu buzima yego butabera icyambere ni uko ihame hano turi mu muryango yego iyo nganira mbanganiriza harumuna banjye babyara banjye bakuru banjye barimo bakeya ariko mba nzi ko ndi kubwira umuryango nta biba birenze ariko impamvu mbivuga nuko nzi ko benshi bankurikira abanzi nta muntu utarusanzwe nzi wenda bankurikiranaga handi donc kubaha nuko bubaha uwo ndiwe. Je suis comme je suis. Qui est comme tu es. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Iyo ndirimbo y'uwo mudamu aririmba igifaransa sinzi ari umufaransa yitwa Vicky amagambo atatabanza aranyubaka cyane. Alors prends-moi tel que je suis et tu n'auras pas jamais à regretter. Donc ayambere je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté. Ibyo bitatu. Je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'ai la peur comme les autres, j'ai le sang, j'ai du sang comme les autres, mais j'aime la liberté. Oui. Nuvuga ngo ibyo utemera ko nduwo abatarasoza arakomeza utemera ko nduwo byamugora kumva ibyanjye. Ubwo niyo mpamvu ubwo mbikomoje cyane ku biganiro maze iminsi nkora ari ibyo kuri Prince Kid, ari igitabo cya Mutabazi, ari kuri Gasana, ngira ngo no kuri Gakire. Hari benshi bajya muri uwo mujyo wa je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres, j'ai la peur comme les autres, j'ai du sang comme les autres, mais j'aime la liberté. Gukunda liberté égale kuba uriwe. Nkongera kandi kantu ubwo abantu benshi barajya biyumva abo mu commentaire yabo abampamagaye abanyandikira inbox ibisubizo biraho. Je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté. Harumu Christina dashima zanyibutse uyu mudamu mu ijambo rya hindura ubuzima hari umudamu muri Pakistan wabaye umusitari cyane. Yaravuze ngo iyereka abantu kuri ababigukundira babigukundire, ababikubahira babikubahire, ababikwemerera babikwemerere, abakurwanya babikurwanyirize, abakwanga babikwangire. Amahirwe ngira nuko ababinyangira ni bake na bake n'abatarabyumva bashaka kugira ngo bashaka kuvuga ngo umuntu yagombye kuba ari muri uno murongo donc kugira uruhande. Non, je suis comme je suis et j'aime la liberté. Kandi burya mu buzima uwo mudamu ko yabivugaga ni nko kuvuga ngo baho mu mateka yawe uyabwira abantu bayakubahira uko ari, ariko nubaho mu mahimbano bizasaba kwicara ucunga amakarita yawe niwibeshya, ariko iyo ugumye mu yawe proud kabisa basi kandi kabemo amahirwe tugira nuko kabemo ntago wageze iyi myaka abantu batarakubahiye uriwe. Rero kubaho mu buzima bw'iruzo bw'ubuhimbano nanjye ntago nabishobora. Rather be real and rejected urumva than fake and accepted. So rero ubwo urumva ibyo mbihereye rero rikamere ku gitabo cya Mutabazi heraho rwose kuko nabonye icyo cyansembuye cyane abantu bati wahaye ijambo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe logicoma para nanjye nabikubwiye ko nta muntu ari amafaranga abantu bayanga ni bake. Bamwe bakambwira ati wasanga nta wayamuhaye ariko yabyanditse. Nge nasomye igitabo ntago nagiye muri refe ntago nari muri ankete nari mu kazi nishyuriwe kandi benshi babinyubahira. Ubwo nacyo gisobanura icya mbere. Icya kabiri nababwiye n'impamvu n'ubu nawe nabimubwiye ntabwo nifuje ko ari buza ngo abyivugire kuko iyaza akagira ibyo avuga ubu ibyo bari kuvuga ibyo bari kumbwira barabibwira ngewe
nka responsable wafashije iyo risk kubera yanyishyuye iyaza ari we nari kuba nahaye umwanya ibyo ari kuvuga ubwo nari kuba mbibazwa atari ngere bivuze ko yakoda ntanze umwanya nge rero nasomye igitabo ndaza amaze kunyishyura ndicara ndakivuga ibyo nyora n'imisobanuro yashakaga ko twakora live ngo nka mubaza ndabana oya katugende bukeya nkurikije nizi commentaire abandi bati wikoreye umusaraba wa Mutabazi niyo havamo kwishyura niyo havamo kwishyura niyo havamo Mutabazi domaine akoreramo y'ubuvuga butumwa no kuba ari aspirant politicien ntabyemera Mutabazi nziranye na se bishaze vuga ngo na mama we yakoraga muri banki populaire ari uduha amafaranga ariho duhemberwa tuvuge ngo n'uwi wacu da singaruye ironda karere ariko impyisi iwanyu ikurya ikurundarunda neze Mutabazi naza muri no Kigali kayisariramo abantu bakamwita ibyo bashaka nanjye njyemo icyo nacyo abantu bashakiremo igisubizo bati rwose wikoreye imisaraba ye y'uvugenda ugira gutya uba warikingije ntabwo nkeneye nta rukingo nkeneye kuri no myaka je suis comme je suis j'ai le cœur comme les autres j'aime la liberté please ni nkunda ubwisanzure ariko ubwisanzure budasaba yanze iby'abandi uko ndi je suis comme je suis abandi ntabwo nge nirefera ku by'abandi abandi birefera ku byanjye tukabana muri iyi univers sibyo aka karwanda uko kangana tukagenda tudakubitana inkokora sibyo se ubwo iyo dukubitanye inkokora rero ni nka hahandi igare mu muhanda rifite priority ariko naho hifite priority cyane iyo igare ryinjoye ize priority rero rigakubitana naho bigenderamo n'umugenzi regara ifite bati zebra crossing umugenzi erewe mwese umuhanda nuwanyu ariko harimo hazamo kubahana voilà iyo bitabaye umunyonzi yubaha hoho nubwo bose bemera umuhanda umunyonzi yubaha hoho nave witi burgeze ubaha hoho urabyumva ariko ntibivuze ko umuhanda atari uwa bose nta nubwo wabwira igare ngo ugenda gutya kugira ngo hohihite oya barumvikana nibaza n'umugaga hohira irahutaza igare birangire ubwo rero ngewe ndi igare sibyo mu muhanda harimo na za hoho ariko ntibivuga ngo urambwira ngo jya ugenda gutya hohita guhutaza ko ni imputaza nyine nibyo muri make kujyanye n'igitabo cya Mutabazi na commentaire zaje ntabwo wakwanga kujya mu muhanda kugira udakora impanuka hano ugomba kugenda turimo umuhanda mvuga n'uru Rwanda tumazemo imyaka irenga 50 ariko kuvuga ngo kugira gutya sibikunda je simbikunda ntago ushaka kubaho ndi teregide ntago nkoreshwa telecommande waruvuze ngo kubiganira ngo umaze iminsi ukora uvuga ku cya Mutabazi hari nibindi se byaba byateje polemique birumvikana hari nibindi kuko urumva tuvuge wenda nka case ya Prince Kid uzi kubushe twarimo tuvuga ko abantu bavuga ko twacecetse tutari kwerekana aho ari tutagize gute nubwo tutahazi cyangwa ngo tumukangurire ngiye nkangurira umuntu kuza gufungwa oya uwo ninjye nkangurira umuntu kuza gufungwa umugeni sinaba ndi umuntu je suis comme je suis niyo nahamenya kure kanyoni kanje ibyo ntago mbirenga ntago mvuze ngo yakoze ibyaha yagize ate ariko please ni umugeni iyo biza kuba akiri muri ya phase hagati yo kuba umwere iyo ubukwe butaba ariko ari umuntu usanzwe akagenda agakubita itanu rwose nk'uko benshi babivuga akazarongora asohotse icyo kirashoboka ariko umugeni kweri umugeni arubahwa please hano bisaba abantu batanga inama bati naza nkayikora ngiye bikarangira ku muntu usanzwe atari umugeni ku muntu usanzwe atari umugeni rwose cyo kora nka buriya umugore asohotse maternity wenda ndibuze umugore asamye umuhungu agakurakuza agaherekeza agakurikirana uko umugore apimisha akabyara
akamuha akarabyo akamubwira ati ndagiye n'izina agasiga ryise yagenda agakubita itana akazaza umwana atangiye primaire ibyo nabyumva ariko si umugeni ntawe uramenya n'urwo rubuto rwa oya tujye turenga erega amategeko nta muntu buriya n'umucamanza n'aba badiringa nayo nabo arababangamira itegeko rituma ukatira umugeni itegeko rituma ukatira umugeni gufungwa ari umukobwa wawe se ntabwo wababara gakeya sahu ubu abavandimwe ba President bakora mu bucamanza barishimye itegeko rituma ukatira umugeni itegeko rituma ufunga umuntu wakomeretse yakoze impanuka ari uyiteje par exemple cyangwa yateje urugomo arukomerekeramo ukanamufunga nibyo amategeko mana ibaze nuza nka kesi ya Gasana hari ibindi ntavuze kesi ya Gasana mu mwanzuro harimo kuvuga ngo ngo niba afite uburwayi nagende gereza ziravuza zinemera ko umuntu yajya kwivuza hanze ariko ari imivurize ya gereza ariko kuri komiseri generale gereza iravuza iravuza jovebye ariko bya bindi bwa burwayi busanzwe tujya tubabona babazana sashika ariko ntabwo ari iby'umuntu none se niba avuga ati mfite indwara zitandura diabete hypertension uburyo yayifataga regime ijyanye nayo umuti yafataga gereza irawutanga twagiye donc urumva ku burwayi busanzwe birashoboka ariko gereza hari abapfiramo bavujwe kuri izi ndwara zidasanzwe no mu buzima busanzwe zisaba treatment yo hejuru hari abapfiramo se kubera kutavuzwa neza nese icya kabiri crise ije gereza yahagurutse imodoka y'umuntu umwe ko baza ari ikigare mbese urabyumva ariko bajya babajyana umva bigira yego ndabyumva ariko ntabwo wabwira umuntu ngo genda gereza ngo na gereza iravuza aya kameme no kuvuga ngo na nyina wundi aragabura ariko ye arewe no kuvuga ngo muri gereza ngo baragiye murango iyo urya inkoko ariko uyirya se muri condition wayiryagamo mu rugo ya gereza ni gereza hariya ni kwa nyina wundi mana hariya wahatuka umwanzi wahatuka umwanzi n'ubundi ngira ngo amasomo uyu munsi ngira ngo uze kuduha uyu munsi araza kuba yubakiye aho ngaho nuko wari utangiye usobanura ku bintu abantu bagiye baguhaho mo comment kuri izo nkuru izuko ari eshatu fete eshatu ku cya Mutabazi cyo nakirangije ku cya President nacyo nakirangije ku bya Gasana rero ni ya Gasana nayo iya Gasana nta muntu wigeze asa naho anyataka yasaga n'umpinyunganizi ariko niba abantu nyine avuga atari ko nagende nawe yumve kandi koko birashoboka imyanya yaciyemo mu gisirikare mu gipolisi gavana ushobora gusanga nawe hari abantu uhereye kuri Karinganire by the way ushobora gusanga nawe hari abo yagiye yohereza hariya sibyo se Karinganire waranabyemera ati uya kuri dose ya Karinganire yarabyanditse ati umugabo aramfungishije cyane ariko umuntu watanze commentaire avuga ati nareba nawe aho yagiye ashyira abandi muri karakazi ntibabura polisi gukurira polisi mu gihugu cyose ntabwo abo yaba yarafungishije yaba yarirukanishije abo yaba yaravanye ku rutonde rw'abajyaga muri mission abo yaba yarimishije amapromosiyo urabyumva hanyuma habereye gavana abameya baba baravuyeho yaba gitifu baba baregujwe ntiyaragiye kugera hejuru y'imyaka 20 mu buyobozi polisi yayoboye imyaka 9 urumva ibintu ni byinshi donc Ronald Tinisharije donc ufite inzira ye byari baza ariko ibyo yaba yarakoraga ku bw'akazi nanone hari ibyo yaba yarakoraga ku bw'akazi ariko ushobora gusanga nawe ni umuntu nyine
nayo ni umuntu nk'uko yakinnye iriya diru na ntuzana erega buriya wasanga akarengane atari we wenyine nuko iby'akarenganire wenyine byaje no kumufungisha birimo miliyoni 48 nese utudiru twa miliyoni 5 ni nk'utwo twose kandi ushobora kuzanga byari bizwi wibuke ko karinganire yabanje kwandikira n'umuryango FPR none se ushobora gusanga rero hari n'abandi bagiye bandikira umuryango ariko bakasanga ari ibisanzwe cyangwa bakabahuza ariko kuri dosiye ya karinganire urabona ko yo yagize ibyo byose nibyo biza biherekeza dosiye ye ariko si kwinjira gereza si by'umuntu ubwo nyine buriya nyine biba birangiye ugeze hariya ububaye undi wageze handi hantu abahungu bo ku Museso nibo bigeze gufungwa dizire mfutarante bakavuga ngo ni irwahanda tuvuye mu Rwanda tugiye irwahanda hano sinzi ari kabonero bari bafuze ati ni irwahanda hariya rero nabo abariyo baravuga ngo hanze ni mu gihugu muri make ubwo nawe yavuye mu gihugu agiye nyine agiye gusomaho yumve nyine ariko ikimenyetso nyine ko ari aha bose nabonye abantu benshi bakomanta bavuga ngo ni urw'abagabo nkuko twabivuze ntawe bisekundi ariko hari n'ibyaha biba bisebetse ujyayo nyine n'ubundi n'umutima wawe ugushinja ibindi cyangwa nawe ariko hari n'aha buri wese ntawe ukumiriwe gusa impamvu yari yatanze asaba gukurikiranwa ari hanze ni kuba afite uburwayi kuba atatoroka igihugu sinibuka no gutanga ingwate ngira ngo ariko nabo no kubitesha agaciro bavuze ngo dukurikije inzira yaciyemo imirimo yakoze asohotse yasibanganya ibimenyetso cyangwa agatoteza akabangamira iperereza n'abatangabuhamya imbaraga zarazifite icyo cyo rwose ntago babeshye icyo cyo ntago babeshye ariko bashoraga ubundi buryo bwari kuba ari ubuhe ariko harishwe ijisho iwe badasohoka iwe byari gushoboka ariko nuko ariko ubwo nuko nyine ariko bemere kujurira iminsi 5 katwizere ko bizagira gusa RCS yo yamaze kudekarara ko imufite cyane iramufite umfasha iramufite Theo yinjiye Theo yasohotse Gasana yinjira ni naho nashaka kugera aho ngaho kwirekurwa ry'umunyamakuru mugenzi wacu Theogene mani rakiza nyuma yuko nawe wavuga uti nanjye ndamushyigikiye kuba ataremeye imbabazi z'uwamureze nanjye aho ndabyumva urukiko no sinavuga ngo nabyo niriya baruwa rwayihereyeho ariko basanga iby'ubushinjacyaha byavuga ngo ibimenyetso impamvu zikomeye basanga nta ikomeye zikomeye niba ari amafaranga riba ari nzizera iki kindi yahiba ruse Theogene yatera ubwoba nzizera ntabwo byashoboka ofete byari ngombwa nicyo kwishimirwa epuis inkuru nasomye kuri Keti Press ivuga ko azajya yitaba rimwe mu kwezi yego usibye ko hari n'abandi numvise bavuga ko ari rimwe mu cyumweru ariko bibaye ari rimwe mu kwezi urumva ko noneho buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi ni imwe mu kwezi akitaba parike akajya kwerekana ko hari niba hari bimaze kugaragara bakamubaza tusa ibyo akaba yikorera ibye ahubwo ejo bundi ahubwo nzamusura tuganire twumve kuko ejo hari umudepite wavuze ngo raporo ya komisiyo y'ubumwe y'uburenganzira bwa muntu ivuga ku bucucike mu ntego hari umudepite wavuze ngo muri gereza barya kabiri kandi nzi ko benshi bavuga ko ari rimwe wa muhungu wa Drone yakubwiye ko ari kangahe ntabwo namubajije inshuro barya ariko nanjye ko nari nzi rimwe yo ku mugoroba gereza igabura kabiri Theogene azabitubwira ntabwo ari kera
yaba iki yaba ari sawa niba basigaye babagaburira kabiri wajyayo nge nzirimo wajyayo ntabwo byari byo kubera ko hari abari hanze barya rimwe ntabwo se ari byo byanjyana niba bashaka barya mayoneze ariko kabiri ntabwo byizeye ntabwo bo usibye ko oya icyo nicyo nshaka kumenya kuko impamvu mbivuze ni ukuba haba amakuru y'ababusana niba umudepite avuga ko ari ukurya kabiri ariko ushobora gusanga bara cya gikomba cyo mu rukerera na lunch ariko da kiba gifite umugati se ese igikomba ni ukurya igikomba ni ukurya ni ukunywa Theogene azatubwira namara gushira impumu atubwire donc karandiriye ubuzima bwa hariya kuva umunsi wose atubwire n'ukuntu bamwogoshe. Nabonye akora tweet ashimira abantu avuga ati mwarakoze kumva hafi ndahari ndetse nditeguye no kongera gukora. Yewe duhura nzamumaza nka bibiri ntago nzamumaza ibyenda nzizera nzamumaza ubuzima bwa hariya nomaze niba nuko kurya kabiri uvuze ko ngo yize byinshi kandi ngo agomba kubidusangiza. Icyo nzi cyo gukaraba ngo ni nka 4 ku munsi aho ushakiye uhita ujya muri douche. Isuku hariya irakonta kandi buri cyumweru ukogoshwa. Nzamubaza uko bamwogoshe uko yiyakiriye havuyeho wa musatsi. Niba uhitamo na tondeze cyangwa niba ari electrique cyangwa ari kakandi kanyonga ariko nkurikije uko yarameze nabaye ariko icyo kintu cyo kurya kabiri muri gereza je doute ntago byashoboka kuko ukurikije ibibagendaho ntago amafaranga akoreshwa ari ntago warya kabiri cyese wenda bagemurirwa urumva rero ni ngombwa ko kuba byaragaragaraga keretse harimo ibindi nibyo nakubwiye ngo bya bindi ya manex iyaza kugira nex nyinshi ko annex icyo shaka kuvuga mu buzima tubamo tuba dukikijwe n'ibyaha n'amakosa kandi amakosa araba kubona kundi ariko yuguye mu kiteganywa n'itegeko naye amakosa azagiherekeje uyu si wundi wagize atya nubwo utabibwira umucamanza ariko muri dosiye ujyana dosiye haba ari mutwe tuntu zo zikaba zaba ahubwo zo mpamvu zikomeye cyane ariko n'umushakira ashobora kubikubwira ati cyane ko yigeze kuvugwa muri ibi nubwo bitaba biri mu cyaha ati uyu muntu cyane ko yigeze kuvugwa muri ibi ngibi nk'ubu nkanjye icyagiye uribuka cyagiye ari muri Sweden baravuga ati yahunze uruvuga ngo ngize ikintu kigera hariya bavuga ati uyu muntu ntimumurekure cyane ko byigeze kuvugwa ko yahunze urabyumva kandi bira nta cyaha kirimo ariko ubushakashatsi ashobora kuvuga ati oya nimumurekure mumukubita 30 yacika kubera ko bimaze igihe bivugwa abyumvise ayo ni amanex y'icyaha udukosa wagiye ukora muri bwa buzima waciyemo ayo makosa ari annex niyo mpamvu umuntu kureba records uwo muntu abayeho ate muri societe iyo uhora uvugwa mu tuntu yigeze kwa Karambere bashaka umuhuza yigeze kuza gutanga ubuhamya ku muntu w'umutekamutwe ibi byose aba ari utuntu turaho ariko habonetse igiteganywa itegeko ryanditse wishe kandi n'umuntu arabitekereza akabikurura buri muntu ntiyaberwa ibintu bimusara undi buri muntu agira dosiye ye buri muntu aba afite dosiye ye ariko ntabwo zose zibyimba kimwe niyo mpamvu uriya nk'iya Gasana ndakurahiye ntabwo ari amazi gusa Gasana ni umuntu mugari kuri ya Gasana ntabwo ubona karinganire gusa ntabwo ari karinganire gusa harimo amanex nyine harimo amanex ashingiye ku byo yanyuzemo ariko urimagina harya nabikubwiye urimagina umuntu wayoboraga intara ikora ku bihugu 3 muri 4 bikikije u Rwanda Uburundi Tanzania Uganda kanyanga ziva Uganda forode zigi Burundi z'amafumbire abaca ku Rusumo donc ibyinjira ku mupaka imipaka 3 yose yakoraga ku ntara ye Nemba Rusumo na Kagitumba
abantu bacaho binjira basohoka ibintu ibyinjira ibisohoka amatungo iki aho hose abari mutuntu kuko muri responsabilité ntabwo igihe cyose umuyobozi gufata umwanzuro hari imyanzuro myinshi bifite abihutaza nabo ntumenye uko babyakira wibuke ko Karinganire yandikiye umuryango uza ari bangahe se bandikiye umuryango wenda barega Gasana ku bintu wenda bisanzwe ubuhemu cyangwa se kwirengagiza ikibazo runaka utwo twose turaza ayo niyo manexe nakubwiye ntabwo kesi ya Karinganire gusa yego nayo ni icyaha ariko ntabwo yo yonyine ukavuga ngo bampora iki buriya ngo ni yakwanura mbere gusa arewe nayo nyine ni icyaha kandi cyari gikomeye ariko hari amanex unakurikije tweet y'umukuru w'igihugu yanditse ubona ko ibye hari ubwo ubona ko ibye niko ahora wabyumvisubiramo rero urumva nibyo abantu babamo aho mbihuriza hari ibyo tutamenya twe nyine kubera ko tumenya ibyageze muri publique kubera bigize icyaha bikagera imbere y'umucamanza ibigarukira muri ribu ntabyo uzi ibigarukira muri parike ntabyo uzi tumenya ibyageze imbere y'umucamanza gusa kandi bigera imbere y'umucamanza ni ibiteganywa n'itegeko rikabiteganyiriza n'igihano ibindi rero hanze kandi amategeko ntabwo wabona amategeko ateganya buri kintu cyose wagira amategeko avuga no kurira avoka ku muhanda se wagira amategeko se avuga kujugunya igishishwa cy'umuneke arewe urumva nabonye wihagaritse ku muhanda ugafatwa baguca amande ntabwo wabifungirwa ibyo wenda byo ariko hari utuntu tubamo reka byonyine no kuba gusibya umwana ishuri par exemple ntabwo ari icyaha ariko bavuze uti hari umwana we wamaze umwaka atiga n'urugero wenda bita biza mu myitwarire none umuntu asanzwe ari mu biki gahunda za leta zitabira ati nako ujya kumva yego karaza hajya asanzwe yita nigeze kera ako karu kigeze ku ngonga rimwe nabaga indera ashaka gushinga ishuri ry'icyongereza noneho hari sare y'umurenge iri aho wishomera urayisaba rero agiye mu biro bya gitifu ko ntakuzi kandi buri munsi tuba shana bwiri iki kiratsinze urabyumva ubwo yari yo dosiye yanjye mu murenge nabyumva ngeze aho ngira icyo musaba ko ntakuzi nta bisobanuro nasabye kubera ko urumva nakoreraga ibyumba nkataha ka wikende nanjye naniwe n'iki byose ndavuga nti bivuze byinshi hari inama ntabagamo hari byinshi sinkuzi kandi urumva rero nibyo nkubwira niba abantu batangira kureba ku gahunda za leta zitabira ugira mitiwere utaha iyo uvuze ngo kuva mu kabari ni saa 7 wowe uyigendera saa 5 ariko kumva izo rero na next dosiye yawe iyije donc dosiye zishobora gushyuha hakurikijwe background yawe amateka yawe inzira ucamo bigenda bite ugasanga wenda hari umuntu wo mu wenda wo mu kabari wigeze kujya kuvuga ati mugatongana muri gupfa facture wenda wibeshyeho 5,000 mutari kumvikanaho bikagera isi wa wundi utishyura akabari yego kutishyura akabari si icyaha ariko isi wa wundi udiskita facture nabyumvise mu myitwarire isi wa wundi ikugaruka nyuma isi wa wundi wirukanye umukozi atamuhembye kandi wenda umukozi bibaye ngombwa ko ajya iwabo adafite amafaranga ibintu nk'ibyo reka nitangeho urugero kandi ruri tipike ubu hashobora kugira nk'ikintu kimbaho akavuga ati jarasi wa undi nguvugwa muri dosiye ya Jean Paul buriya utwo twose ubwo ni ukuvuga ngo aho rero niho itangira kubyimbira abantu donc amadosiye y'abantu yose ajyana abameza atyo ariko ikigera imbere y'umucamanza ni ikigize icyaha giteganywa n'itegeko rikagiteganyiriza n'igihano
ibyo nibyo bigerayo gusa Yego. ariko ibindi tubamo ni byinshi byinshi cyane byinshi pe byinshi ni byinshi oya nibyo ya ubwo amahire ubijyaniye hamwe yaba ifungwa rya CG ndetse n'ifungurwa rya THEO kuko byose bifite aho bihurira n'ibyo yego ariko CG waracyafite ntuzo yo kubura naho kuri Theogene buriya n'ubushinjacyaha butabyemeye bwakwihutisha gusaba ko bajya mu mizi biburanwa mu mizi birabyo byarangiye byarangiye ariko na CG barafite iminsi ngahe ngira ngo ni 5 yo kujurira nibaza ko bizakorwa ariko bishobora kumuhira cyangwa ntibimuhire undi agaca mu nzira nuko nyine iriya nkongoro nta utazasoma hari abatazasomaho ariko nta cyiciro cy'umuntu kitazasomaho ngira ngo niba harya ba Kayumba baracyafunzwe bamwe b'amagereza ngira ngo Kayumba Gahungu na Auguste harya ni Hitayezo Auguste baracyarimo donc urumva abacungagereza nabo bageraho nabo sinzi wambwiye kuba bajyanye impanga abayobozi b'amagereza iriya nkongoro nta utayisomaho kandi nta nicyo wakora kugira ngo uyirinde keretse ugiye wirwa uryamye kuko inzira tugendamo surroundings yuzuye ibyo ukora arakosa byanze bikunze tubaho muri ubwo buzima noneho nkatwe noneho ari ibyo tuvuga turi kuri tangente ari ibyo uvuga ari ibyo uvuguruza ari ibyo ushyigikira bitari ngombwa hari abatabyishimiye simvuze ngo bitari ngombwa ariko hari abatabyishimiye ko wabishyigikira ibyo byose tubana nabyo kwa ubuzima bubana nabyo ahubwo ikibazo ni uko byagenda kose ibyaha byose si ibyo gufungirwa nanone ibyaha biratandukanye niyo mpamvu n'amategeko tugira hari ibyaha bidasaza hari ibyaha bikomeye hari ibyaha byoroheje none ukongeraho n'iriya 30 sasa umuntu akurikiranwa ari hanze byatwara iki ahubwo se hagakazwa ingamba zo kuvuga niba avuga ngo yasibanganya ibimenyetso cyangwa yatoroka hagakazwa ingamba zo kumurinda gutoroka zo kumurinda gusibanganya ibimenyetso hariya mu rubanza rwa THEO harako bavuzemo kiriya cyaha cye igihano cyacyo ngo cyaba ari hagati y'umwaka umwe n'ingahe n'itatu ubwo utambeshye Theogene yatinye igifungo cy'imyaka 3 agasiga umugore n'abana ngo agiye kubundabunda mu mashyamba imyaka 3 kandi icyo cy'itatu harimo na ntuza na flexibility yo kuba cyagirwa igisubizo cyangwa agakora igice urongo ngo najyemo 30 ngo kubera ko yagira yatoroka okay erezuma nyine mucamanza yarebye kure ariko n'umushinjacyaha ntago tumutera amabuye paswe nawe yari mu kazi ke sibyo se yari mu kazi ke kandi burya nibyo nkunda kuvuga hari amadosiye ashyuha buriya sinkubwe aya madosiye yose ari agiye muri no minsi arashyushye Yongwe Jean Paul Theogene Gasana yose arashyushye umuntu wese uyakoraho agomba kwitonda kuko ni abantu bazwi Theogene nka Theogene afite cano sibyo se ujenjetse muri dosiye ye cyangwa se umurenganyije cyangwa se nanone ukajereka byose aho azabera umwere nizo content sibyo se namara gushira imumu kamera tuzaziterayo atangira aganire babyumva niyo mpamvu n'umushinjacyaha abagomba kuvuga ati ndayitondera kweri ariko nanone n'umucamanza nawe kongera ati uyu muntu par raporo uwo ari we reka turebe icyo amategeko ateganya nawe akajya kwa murongo abantu baba batandukanye niyo mpamvu rero umushinjacyaha buriya nawe yari kandi nka Theogene utararengahuka utekereza ko ari iki gituma ubushinjacyaha ntabwo dukunze kubona case nyinshi ubushinjacyaha bwazanye ibimenyetso bishinjura urego mo hagati ntabyo ni gake cyane attention ishinja n'ishinjura ubushinjacyaha bubigira bugifite dosiye ikiva muri RIB bushobora gushaka ibimushinja n'ibimushinjura iyo bibonye ibimushinjura niyo za dosiye wumva zishyingurwa ntabwo dosiye zose zivuye muri RIB zijya muri parike birangira zigeze mu rukiko izishinjura babikora bakiri muri parike noneho bamushinjura basanga ibimushinjura ari byinshi ku bimushinja
bagashyingura hari izo bashyingura by'agateganyo bavuga ati ibimenyetso aho bizabonekera tuzajyanira, hakaba n'izo bashyingura burundu. Ariko iyo yemeye kwijyana mu rukiko ni ugushinja gusa. Ubwo yagiye donc ubwo izo akorobasi zose ziba zarabaye. No. Ibiva ribu byose bigeze pariki bikajya mu rukiko se ahubwo abacamanza wababona. Hari izo bashyingura by'agateganyo, hari izo bashyingura none se harya ubwo nka Gasana cyagiye bamuhagarika amezi 9 tupaswe ribu itarimo bavuga ngo ari gukorwaho iperereza. Ribu yarimo, ushobora gusanga ribu yaranagize nabwo ikaba yakora na etape yo kugera kuri pariki, ariko noneho pariki gasanga voilà. Hari benshi tujye twumva rwose abantu bari gukorwaho iperereza iyo bifashe ubusa ubona umuntu asubiye mu buzima busanzwe. Byagira umushinjacyaha bimusaba kwitonda ngo ashyire umucamanza ibintu yabasha kudefanda akemeza wa muntu icyaha, kuko naho waba ari inshuti yawe keretse ayishyinguye kare, ariko niyo mwaba muri inshuti yakugejeje mu rukiko ntabwo yakwemera kujya mu madosiye yatsinzwe, agomba kukanira mpaka. Sibyo nabonye wenda ni Karare kuri ya Elsa Miss Madame wa Prince Kid, nabonye nabo bageze mu rukiko, yageze mu rukiko, ariko ubushinjacyaha buvuga ko iperereza ryakoraga ryarangiye. Ubushinjacyaha niyo defense bakoze. Yego mu rukiko bati twebwe uyu muntu nubwo twamugejeje aha iperereza twamukoragaho ryararangiye. So what? Bati kumurekura. Uretse nk'iriya dosiye yarimo irihe perereza, noteri wabisinya arahari, ikindi cyari impapuro zirahari, ubundi hari wa perereza w'iki, urupapuro rurahari, noteri wateye kashe nawe muramufite. Kwari kugira ngo babaze abakobwa babaza iki, babaza niba Elsa yarabe influencinze mu ku niba barasinye ku bwende ku bushake bwabo, basanze ari ku bushake bwabo. Harya na ntuza yarimo wa mu minsi uheruka nawe yarimo mu bari kumwe na Elsa, nawe yarimo nawe bamubaje urumva ngo yari muri ribu yari yarashinje mu nyandiko arashinjura. Ariko ibyo muri ribu by'ubyihorera, iriya nzu se uyibona gute? Abayikoreramo uza amateka yabo, none ko urukiko rukura ari byo rwashingiyeho. Nibyo nkubwira, je vais bien, ariko ibyo ushaka gusubiza ubibajijwe n'umusirikare cyangwa umupolisi mu nzu ye afite ipingu, bitandukanye n'ibyo wasubiza imbere y'umucamanza wambaye toje, cyangwa ibyo wasubiza imbere ya mama wawe. Banyumva se tubyumva ibyo wakwemerera waje urareka vuga ngo hariya ngo wemeye ibi, ça dépend. Hari igihe bakubaza question réponse, hari igihe bakubaza ikibazo kirimo igisubizo, ntibaguhe umwanya ngo tubwire uko byagenze, bavuga ngo mwaba mwarafashwe ku ngufu cyangwa se mwemeze cyangwa muhakane ibintu nk'ibyo. Simbizi ko corona wasuye Prince Kid ushobora kukubwaza gutyo uti muri corona wasuye Prince Kid par exemple. Urumva biba bitandukanye. Ibazwa nanjye kuwa mbere nzabazwa, by the way nanjye kuwa mbere nzabazwa, ariko kuwa mbere nzabazwa nanjye ariko nzajyana n'umwavoka wanjye, kuko n'ubwa mbere naba mbajijwe sinzi ibyo biba birimo, sinzi ibyo babaza, impamvu ngomba kubazwa. Wenda iyo ufite umwavoka ashobora kuvuga ati iki kibajije nabi mu kibaze mutya, kuko mu manza mu rukiko mu rubanza ruri kubera i Buruseli hari aho presidente w'urukiko abagomba guhakikisha ko aba defense ari defense cyangwa na partie civile batabaza umutangabuhamya bamutamika ibisubizo. Urumva abantu mu rubanza ababuranyi bose baba bashaka intego bari ugutsinda. Iyo ari ugutsinda rero umutangabuhamya akaza amubaza ashaka ngo amusubize aho ashaka. Yamutamika ikibazo rero ukuriye iburanisha niwe arabikumira ofete. Abani hotel yo tubabwire kiri mu Kiyovu
mu Kiyovu biroroshye ni munsi ya Rura yego abashaka kuhamenya yes hafi ya peyaje. Ubwo reka tunabwire abadukurikira ko ukeneye amakaro meza ni ku Ikaro Plaza, irange ryiza ryizewe rivanze neza, ku Ikaro Plaza, rangete gypsum Ikaro Plaza, amatara Ikaro Plaza. Ikaro Plaza rero murabasanga i Remera. By the way babyumve, abantu basabye ko tujya turanga ahantu tuvuga inimero z'umuhanda cyangwa inimero za parcelle, tujye dusirimuka kuko hari abajyayo bakoresheje GPS. Okay. Ubu ni wamaze gusanga ari ubwo ni KG muri Gasabo. Ikaro Plaza muhamagara kuri 0783 250 46. Shaka ujye uzinyibutsa ntabwo nzongera gufata agapapa. 0783 250 46. Mwagiye munabibona ku cyapa. Hanyuma barabatwaza ariyo specialite yabo. Hanyuma Green Tech V2 Green Tech yazaniye amavuta bita vitamine ya moteri. Ni amavuta atuma moteri yongera igira ubuzima, yongera uburambe, ikayoza, bayavangana n'amavuta ya moteri cyangwa ugashyira no muri reservoir, bigatuma imodoka ikonsoma essence nkeya kandi ntirekure ibyotsi muri eshapoma. Bafite n'imashini, bafite imashini zisuzuma moteri, zisuzuma umwanda uri muri moteri, umwanda uri muri reservoir, none bakamenya suwe bayiha. Ubwo naba abantu bajya kugura amamodoka kwa kuri umuntu ajya kugura imodoka yakoresheje ashobora kuyihanyuza. Oya, ubundi urabona ko abantu bajya guhambuza moteri, umuntu umukanishi atazaho ikibazo kiri, rimwe na rimwe agafungura hakangiza hari, ariko mashine irabanza igatestinga ikavuga ngo kiraha. Urabyumva? Abo rero ni abasirimu cyane, ni abasirimu cyane. Murabasanga kuri mu Gatsata aho bakorera, ariko bafite gahunda yo kugera mu gihugu cyose. 0782 96 26 80. 0782 96 26 80. Ngo ndimo ndagerageza kuzazifata mu mutwe zose.